karabuze ntabwo gahagije iyo kadahagije rero uvuga ko akazi kadahari ntabwo twemera akazi karahari byibuze bitubwira ko ahubwo waba utazi impano yawe ngiye kuguhereza urugero rufatika njyewe nagerageje gukora ibishoboka ntera urutoki ahantu abantu batashobora gutekereza yuko hashobora kuba urutoki ariko ubu aho rugeze abantu bose barareba bakavuga ati ruriya rutoki kuko rwagiye hari ku musozi wa Rubavu hari urutoki rumeze neza kandi njyewe uranga ntabwo natinye kuvuga ko mfite icyo cyiciro cya gatatu cya kaminuza nahise njya muri izo nzira ndazikorera. Amatsinda birashyigikiye ingingo n'abayihakana bagaragaje koko ko akazi kabuze bikaba byatuma hari ababigenderaho bagatanga ruswa, gusa ariko bimeranya ko atari bwo buryo bukwiye, ahubwo nk'urubyiruko imbaraga z'igihugu uyu muco mubi ukwiye gucika. Ibura ry'akazi rishobora kuba imwe mu mpamvu zituma urubyiruko rwishora muri ruswa kubera ko babona imirimo ku isoko ry'umurimo, imirimo ntabwo ihagije bitewe n'abantu baba bakeneye akazi. Mu by'ukuri rero mbona bidakwiye ku rubyiruko kuba waba wirengagiza ko izo ngaruka za ruswa zitariho. Tukwiye kwirinda rero ruswa ukajya mu kazi kubera ko ufite ubushobozi bwo gukora. Urubyiruko ikintu cya mbere rwakora kugira ngo rubashe guhangana n'ikibazo cya ruswa, icya mbere ni ukwitabira inama mu nzego z'ibanze kugira ngo batange ibitekerezo byabo bibashe kuba byakumvikana. Ikindi bakora ni ukugerageza kumvisha buryo ki ruswa ari umwanzi w'iterambere ry'igihugu, bakayirwanya bivuye inyuma. Tariki ya 9 Ukuboza mu mwaka wa 2014 isi yose yizihije umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa. U Rwanda narwo rwasozaga icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa. Umuhango wo gusoza iki cyumweru wabereye muri Serena Hotel witabirwa n'abahagarariye inzego zitandukanye z'ubuyobozi bwite bwa leta, inzego z'abikorera ndetse n'abayobozi n'abakozi bo ku rwego rw'Umuvunyi, kimwe n'abahagarariye ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu Rwanda. Uyu munsi wabaye umwanya ku bawitabiriye wo gusangira bumwe mu buryo bakoresha mu kurwanya ruswa. Twasanze nk'udusanduku tw'Umuvunyi tugende dushyirwa nko kuri za ofisi, ntabwo abaturage batinyuka kuko bakeka ko wenda wababona badushyiramo udupapuro byabatera ikibazo. Kugira rero ngo bisanzure, twe twatangiye umushinga wo gushyira udusanduku metalike mu dusantere twose tw'akarere kugira ngo abaturage koko aho ngaho mu dusantere urumva nta bayobozi baba bari aho ngaho, icyo gihe bashobora gutanga ibitekerezo bakavuga uwo ari we wese wakaruswa ndetse n'abayitanga kuko abaturage baboneka hose. Hari n'igihe babona bari kumwe akabimuha bireba ariko akabura uko agera nko ku karere cyangwa ku murenge. Ikoranabuhanga rizakomeza kugira uruhare rukomeye mu korohereza abantu gutanga amakuru kuri ruswa no kurinda umutekano w'abatanze amakuru. Hari itegeko rigamije kurengera abatanga amakuru ku byaha muri rusange ariko by'umwihariko no ku cyaha cya ruswa. Iryo tegeko rigena uburyo utanze amakuru arengerwa, harimo no kuba nta hantu hagaragara. Wowe ushatse gutanga amakuru ukifuza kutagira ahantu na hamwe ugaragara, iryo banga barabikubikira, ndetse ushobora no kuyatanga ntunivuge n'uburiwe. Ibyo nabyo birashoboka. Ibyo rero turabibizeza yuko iryo tegeko ryashyirwa mu bikorwa. Abashaka gutanga amakuru hari uburyo butandukanye bayanyuzamo. Hari ya nimero ya telefone itishyurwa yacu ni 199 nyibutse. Hari udusanduka twashyize hirya no hino mu gihugu ku nzego za leta, mu turere, ugiye ku karere ugasangayo, wajya ku bitaro ukagasangayo, ndetse n'ahantu hahurira abaturage benshi. Nujya muri gare ya Nyabugogo uragasangayo. Izo ni inzira zose dushishikariza abanyarwanda kwiyambaza no kwitabira kugira ngo bashobore gutanga amakuru kuri ruswa. U Rwanda rurakomeje mu mihigo, kandi urugamba rwo kurwanya ruswa narwo rurakomeje, ubu rugeze no mu rubyiruko. Sigaho kurwanya iyo ruswa, sigaho gutanga gusutwawe, sigaho
ruswa ni ukumungwa no kugorama mu bitekerezo ku buryo abantu babaho mu buzima butandukanye n'ukuri bagashaka kwigwizaho imitungo batakoreye bibuzemo ubumuntu n'ubunyangamugayo. Birakwiye ko inzira yose iganisha ku kurwanya no gukumira ruswa mu Rwanda itezwa imbere kandi ikigishwa abaturarwanda. Duteje imbere gukoresha IT mu gihugu cyacu muri serivisi nyinshi abaturage bakenera, kandi tukazoroshya ku buryo biborohera bakabitinyuka. Yewe niyo umuturage yagiye icyo agura ajya kuri ahantu bugufi yabona serivisi ya internet n'uwamufasha, niyo yagenda akishyura iyo serivisi, ibyo yayishyura bishobora kuba makeya kurusha ibyo yakwishyura muri ruswa. U Rwanda rukeneye kubaho rudafite ibirusubiza inyuma. Ni byiza rero ko abantu b'ingeri zose bamenya ububi bwa ruswa, kandi birumvikana ko inzego zose zisabwa guhagurukira iki kibazo kugira ngo umutungo w'igihugu wo kuhatikirira. Abaganga bavuga ngo kanseri yari mu kuguru dusa naho tuyicogoje ibyuka mu kuri ikabyuka mu kuboko mpaka idutwaye. So ruswa ni ikibazo kimeze gutyo. So muri izi ngamba zose turimo tuvuga n'izindi of course tuzakomeza, nagira ngo n'icyo kintu tujye tukizirikana. Hano hari abayobozi batandukanye, inzego zitandukanye zihagarariwe mu kugira ingamba nziza. Tube maso, dukanure, duhangane, dutongane, turwanye intambara nyinshi, dukurikirane. Ni ikintu tugomba guhagurukira, media, civil society, private sector. Ni ikintu tugomba guhagurukira kirenze izi ngamba. Twavuze ingamba nziza, ariko kimwe cya kabiri cyazo tuzishyize mu bikorwa, tukazishyira mu bikorwa ku rugero rwa 80% cyangwa 70%. Amafaranga y'itagenda ubona twatakaje buri mwaka twagabanyaho hafi 70%. Dushima imiyoborere myiza dukesha guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda yadushiriyeho inzego zitandukanye. Iterambere ry'abaturarwanda rizira ruswa ntirishobora kugerwaho mu gihe abaturarwanda bose bazaba badaha uburemere iki kibazo. Ni ngombwa rero gutozwa umuco mwiza wo kurwanya ruswa, ari nayo nkingi nyayo yo kwigira. Ku buryo bw'umwihariko inzego z'ibanze zifite inshingano ikomeye muri uru rugamba rwo kurandura ruswa. Ni ngombwa ko abayobozi b'inzego z'ibanze mu nzego zose zitandukanye bahora bazirikana ko bafite uruhare rukomeye muri uru rugamba rwo kurwanya ruswa. Igihe cyose abayobozi b'inzego z'ibanze bazakemura ibibazo by'abaturage ku gihe, bagatanga serivisi neza kuri bose bakoreye mu mucyo kandi hubahirizwa uburenganzira bwa buri wese, ruswa ntizabona aho imenera. Ndagira ngo nongere kandi nshimangire uruhare rw'inzego zirebwa no gukusanya ibimenyetso, abapolisi, abaparike ndetse hamwe n'inzego zishinzwe gufata ibyemezo, gusuzuma no gufata ibyemezo. Ndagira ngo nzisabe kongera gushyira imbaraga zihariye kuri iki cyaha cya ruswa ndetse n'ibifitanye isano nabyo, kuko bimaze iminsi byongeye kuvuga ko ikibazo cya ruswa cyongeye gusa nk'ikizamuka, kandi murumva uruhare ndetse n'imbaraga mufite mu gufatanya n'urwego rw'Umuvunyi n'izindi nzego zose zitandukanye mu kurangiza iki cyorezo cya ruswa mu gihugu cyacu. Hamwe n'ubufatanye bw'inzego zimaze kuvugwa hejuru, uruhare rw'abaturage narwo ni inkingi ikomeye mu kurandura ruswa n'ibindi byaha bifitanye isano nayo. Abaturage akenshi ari nabo bagenerwa ibikorwa bakwiye guharanira uburenganzira bwabo, birinda gutanga ruswa kandi bagatungira agatoki inzego zibishinzwe ahagaragaye ruswa n'aho igiye gutangwa hose.
nubwo urugamba rwo kurwanya ruswa rugikomeza, iki cyumweru gitegurwa n'urwego rw'Umuvunyi kikaba buri mwaka gisiga umusaruro ufatika kandi ukwiye kuba umusemburo w'iterambere rirambye rizira ruswa, bigahuzwa n'insanganyamatsiko y'icyumweru cyo kurwanya ruswa igira iti kurwanya ruswa inkingi yo kwigira.